turebe rero ko wahindura ubuzima bwawe, kuko byose ni mu mutwe, byose biri ku bwonko. Dore uburyo ubwonko n'ibyo tubona mu buzima bifitanye isano. Uko wahindura ubuzima bwawe bukarushaho kuba bwiza, uko uhora ubyifuza iteka ryose urifuza, mana wampaye ibi, ese nageze kuri ibi ngibi. Ubuzima dushaka bwihishe mu bwonko bwacu. Ese tubisoreyo gute bagenzi? Dora twibaza, dushakira kure, ukirukanka ukikubita hirya, ukirwa wirukanka hirya no hino, ariko byose ni mu mutwe, bitangira mu mutwe. Reka turebe rero ukuntu ubwonko n'ibyo tubona mu buzima bwa buri munsi bifitanye isano, kandi none ubashije kubimenya wahita uhindura ubuzima bwawe bugahinduka burundu. Mbere yo kwinjiramo rero, reka nkubwire nti kandaho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi bahindura ubuzima bwabo, bahindura imyumvire, noneho batangire bite ku bintu noneho bibateza imbere, basohoke mu bintu byabushye. Tugiye gusobanura isano rikomeye riri hagati y'ubwonko bwa muntu n'ubuzima tubamo. Ibintu rero bigaragaza ko ibitekerezo byacu, uko tubona ibintu n'intego zacu, byose bigira uruhare mu kubaka iyi si turimo, mbese twebwe uko twibona. Yaba iyo mitekerereze nakubwiye y'ubwonko bwawe n'ubuzima tubamo buba butugaragiye, ibyo byose bitanga ishusho n'intego z'ukuntu tuzabaho muri ubwo buzima, kuko ibyo dutekereje niko tuba. Uko utekereje ni kuri. Nkubwire rero ko umuntu ntabwo ari hano gusanga abe indorerezi cyangwa ukurikira abandi gusa, ahubwo uri hano nk'umufatanyabikorwa wo kurema, cyane cyane binyuze mu buzima bwawe, mu bitekerezo, nk'uko wita ku bintu bikururira ahandi cyangwa se utabyitaho. Iyo ubyiseho ushobora kubihindura, utabyiseho rero ntagikoreka. Uba nyine wa wundi ukurikira abantu bose bagendera mu kigare, niko babyita. Reka twifashishe ubumenyi bwa siyansi rero n'umwuka mu gakiza umwuka, ijambo ry'Uwiteka, yaba siyansi yaba ijambo ry'Uwiteka. Cyane cyane dukoreshe ibi bitekerezo, noneho dusobanure uko ubuzima tubayeho burimo amahitamo menshi nk'uko tubizi, ariko tukabirengaho, tukabyirengagiza. Dufite amahitamo. Imana ni ukuvuga ngo yaduhaye amahitamo. Ayo mahitamo rero niyo atuma duhitamo ibintu byiza cyangwa bibi. Uko tureba ibintu tukanabifata, nibyo bigira uruhare mu kumenya icyerekezo dufata. Cya cyerekezo ugiye gufata, uribuka ko mpora nkubwira nti rya jwi rikuzaho bwa mbere iyo ugiye gukora ikintu, yaba ari ryo ukurikira, kuko biratunanira umunsi ku munsi, amanywa ku manywa, bikatunanira. Kubera iki bitunaniza iki? Tekereza, dufite iryo jwi rituzaho, turikurikiye, ibitekerezo byose none ukabyitaho, uzi urebe ukuntu byagufasha guhindura ubuzima bwawe. Ubuzima tubayeho rero nk'uko nabikubwiye burimo amahitamo menshi, ariko bitunaniza iki? Uko tureba ibintu tukanabifata, nibyo bigira uruhare mu kumenya icyerekezo dufata. Ariko se niko biri? Ibi rero bikaba bihuzwa n'imyemerere ya kera bamwe bita ngo abafilozofe cyangwa se iby'iyobokamana, byose byashyizwe hamwe bishimangira imbaraga z'ubwenge mu guhindura ubuzima. Ni ubuvuga ubwonko bwawe. Ikintu gihindura ubuzima bwa muntu buri gihe ni igitekerezo yatekereje, nuko azabishyira mu bikorwa. Ni ukuvuga ngo bya bintu utekereza, iyo wamaze kubitekereza mu bwonko bwawe, biba bishoboka. Igitekerezo cyose cyaje mu bwonko bwawe kiba gishoboka. Reka mbigusubiremo neza ubyumve. Ikintu cyose wamaze gutekereza mu mutwe wawe kiba gishoboka. Kutagishobora rero cyangwa kugira ngo kidakoreka, nuko witera icyizere kuvuga ati ibintu se birashoboka. Ariko iyo umaze gukanguka uvuga ati bya bintu birashoboka. Ibidukikije nabyo bigira uruhare rukomeye mu mikorere y'ubwonko. Urugero, nk'ahantu iyo hatuje cyangwa hasa neza, hateguye neza, bifasha umuntu kugira ituze n'imitekerereze myiza. Mu gihe ahantu huzuye akajagari, umwanda cyangwa ibibazo, byose bishobora gutera ibyo bita za stress n'imitekerereze mibi. Ni ukuvuga ngo ubwonko bwawe cyangwa se aho uri hose hagomba kuba hasukuye, none ukagira imitekerereze myiza. Nanone rero abantu tuganira nabo ndetse n'ibyo tureba buri munsi bigira ingaruka mu mitekerereze yacu.
ibyo ngira ngo si ibanga kuri twese, buri wese arabizi. Abo ugendana nabo, ibyo utekereza, ibyo ureba, ibyo ukora, kubera ko wabyigiye ku bandi, ibyo byose bizahindura ubuzima bwawe, yaba mu buryo bwiza cyangwa se uburyo bubi. Amahitamo n'ayabo ni ya mahitamo Imana yaduhaye. Ikindi kintu cy'ingenzi rero ni ukwita ku byo twibandaho, ibyo bita ngo attention, ariko ngiye mbyita focus. Ukavuga uti mfite intumbero, ibi nibyo ngiye kwitaho. Noneho wamara kubyitaho, bya bindi bita bikoreka kubera ko ari byo uriho. Abashakashatsi rero bavumbuye ko iyo ukoze ibintu, ugafata ikintu ukagikora amasaha arenze 10,000, uhera uyu munsi utangira ubare uvuga ati iki kintu ngiye gukora amasaha 10,000, byanze bikunze uhita uba umuhinga, nkuko abashinga bavuga, cyangwa incabwenge muri ibyo bintu, ku buryo ubasha no kubisangiza abandi nk'ibi tuba dukora, kubera ko nyine uba wabyize ukabigumamo ya masaha 10,000. Niryo fatizo ryo kumenya ko ikintu ukimetiriza neza iyo umaze kukibamo amasaha arenze 10,000. Ntawe ushobora kugira icyo akubeshya kuri ibyo bintu. Nibyo kintu rero gishaka, komeza ugitekerezaho, ugishake, ugishakishe hirya no hino, noneho ugikora ubushakashatsi, ukibandeho, ukizirikeho nk'uko kera bizirikaga amategeko y'Uwiteka ku kuboko, noneho urebe amasaha 10,000. Ni ibintu bishoboka, twagiye tugerageza bigakunda kandi bigakoreka. Ibyo twibandaho rero nibyo bidukurikira mu buzima bwacu. Wibanda ku kintu cyane ukakizirikaho, kiragukurikira mu buzima bwawe. Iyo wibanda ku bibi ubona ibibi byinshi, ariko iyo wibanda ku byiza ubona ibyiza byinshi. Ubu buryo bushimangirwa na siyansi nanone n'ubwonko. Siyansi yiga ku bwonko yitwa neuroplasticity, igaragaza ko ubwonko bushobora guhinduka bitewe n'ibitekerezo n'imyitwarire isubirwamo iteka kenshi, buri gihe ibintu byisubiramo ugakomeza uhozaho, byanze bikunze bigeraho bigakunda. Ugomba kugira intego rero. Ibi nabyo ni imbaraga n'intwari ikomeye cyane iyo umuntu ashyizeho intego isobanutse kandi akayihuza n'ibikorwa bye, atari amagambo gusa. Tukavuga ariko tuzashyira mu bikorwa ibintu byose tuvuga ryari. Ukavuga uti no, enough is enough, ibi bintu birarambiranye, reka ntangire shyira ibintu mu bikorwa, noneho bya bintu bikoreke kugira ngo bibere n'abandi somo. Iyo ushyizeho intego isobanutse rero, byanze bikunze ukabihuza n'ibyo bikorwa byawe, bihindura ubuzima. Aha ni hahandi tuzi twese ko iyo ubwonko n'umutima bihujwe, twimura ya misozi. Uribuka bya bintu Kristo yatubwiye ngo muri misozi ubwonko n'umutima bigahuzwa, twimure ya misozi, ubundi imisozi ikimuka kakava. Ibi tubisoma mu ivanjiri cyane ya Tomasi, ya vanjiri nkunda kubasomera, no mu yandi mavanjiri asanzwe naho tubisangamo ngo iyo ubwonko n'umutima bihujwe, twimura imisozi kakava. Kristo rero niwe watubwiye ngo iyo ibintu twizeye ko byamaze kuba biraba kandi niko biri. Ariko rero ibi bintu birakomeye. Ni kangahe ushaka ikintu ukamenya ko cyamaze gukoreka, cyamaze kuba? Ni kangahe? Bitekerezeho. Ese ni kangahe twibaza impamvu bitunanira? Ntabwo tubyitaho nyine, wagira ngo turi nk'ahantu nyine nk'abantu nyamugiyo bigiye tutazi ibyo turimo. Ariko igihe ni iki? Dukanguke, ubwonko bwacu tubutegeke, dufate noneho intumbero, tw'icyerekezo, tuvuge tuti gutya na gutya ibintu bigomba gukoreka byanze bikunze. Bigomba gukoreka byanze bikunze. Niba Matusera yabayeho imyaka ingahe? 969. Ufite imyaka 40-50. Uracyari uruhinja. Iyo umaze kugira iyo nyurabwenge rero ukumva ko Matusera yabayeho imyaka 969. Nta nubwo uragira n'imyaka 100. Nta na kimwe cya kabiri cy'imyaka 100 uragira. Ariko none ukaba udatekereza ko ibintu bishobora gukoreka bikunda. Kanguka ubyiyemeze, uvuga uti niba abantu barabaye imyaka 900 bangaye bakaba imyaka 700 800, nubwo kera baga imyaka myinshi cyane. Imana tuzi ko yaduhaye imyaka 120, none wenda ufite nka 40, 50, 60, 70 yewe uracyafite indi myaka 40 ingahe yo kuba ushobora guhindura ibintu anytime anyhow ubishyizeho intumbero. Birashoboka cyane. Twese niyo ntumbero tugomba kwiha kuko ibintu bishobora gushoboka. So rero Kristo niwe watubwiye ngo twumve tubitekerezaho ko byamaze kuba ibyo bintu, ahubwo ukomeza ubyibandaho ukibaza impamvu atari ko tubibona iteka, ahubwo
twihitiramo kuba muri za muzunga zitagira ahantu zigana, zitagira ahantu zitugeza. Ariko wa munsi twafashe iyo ntumbero, ibyananiranye bigiye kugamburuzwa nta kabuza. Ndakubwiye nti niba dufashe ya ntumbero tukavuga tuti ibi bintu wamye ubibona ukamye ubitekereza ukagerageza, ariko udashyizemo wa muhate, shyiramo ingufu, noneho shyirimo umuhate, ubyuke, uhaguruke, ukambakambe, woge, nushaka unaguruke, ariko ibyo bintu bikoreke, birashoboka. Ibanga nta rindi rero ni ukubitekereza cyane, ibyo benshi bita ngo kumedita, ngo uri kumeditaho ukabitekereza no kwiyumvisha mu bwonko bwawe ko iyo shusho yamaze gukoreka, byamaze kuba vision, ukabibona. Kuko ibyo byose bifasha ubwonko kwibanda ku byo wifuza kubona bikoreka. Ugomba kwiyumva nkaho byamaze kuba kera, byabaye kera na kare, kuko byose birahari. Nigeze kuvuga ngo ibintu byose biba ku isi turabizi, ariko ntabwo twabigerageje. Ushobora kuba uzi gutwara imodoka, ariko kubera utarayiga ntabwo uyizi nyine. Ushobora kuba uzi no gutwara indege, ushobora kuba uzi ibintu byose, ikintu cyose utaragera imbere, kitarakugera imbere, utaragera imbere, ntabwo ubikizi. Ariko umuntu akiguhayeho notion, umuntu akakiguha ubumenyi, ukakiga ya masaha 10,000, uragishobora. Ibi rero nibyo bagiye baduhisha cyane, bakatwereka ko umuntu ngari umuhanga hambaye. No, nuvuga ngo ibintu byose ubimenya kubera ko byakuje imbere, no ukabimaramo ya masaha 10,000. Ya masaha 10,000 rero iyo umaze kuyamaramo, byanze bikunze ubu muhinga uhambaye muri ibyo bintu. Niko bimeze. Reba rero ikindi kintu kidufasha gusoza gahunda zo kumenya abo turi bo, no kwigirira icyizere, no kongera gukora ibintu bigakoreka nk'uko byamye kera na kare. Ugomba kwibuka gushima, byibuke kandi ubikuye ku mutima, kuko twese duhora dusaba gusa, Mana nkorera iki ngiki, Mana ngirira gutya, Mana uramutse ungiriye iki kintu gutya na gutya, noneho nzaza mu murongo wawe. Ese twibuka gushima? Nibura gushima n'undi musingi ukomeye cyane. Kwibanda ku byo ufite byiza bituma ubona n'ibindi byinshi byiza cyane, kuko n'ijambo ry'Uwiteka rirabishimangira rigira riti, ufite azongerwa kandi ufite duke azamburwa. Ahangaha abantu bashobora kuvuga, Mana ariko Imana buriya ntago ihotera abantu, koko umuntu adafite utuntu akanamburwa. Imana ibivuga iti, dore birahari byinshi mufate, kuko weho nimutabyitaho mufate n'ibintu byinshi, na twa tundi ufite duke tuzabura. Ariko nugira umuhate ugahaguruka uvuga uti no, enough is enough, ndahagurutse ubu ngubu, noneho ibintu bigomba gukoreka byanze bikunze, bizakoreka byanze bikunze. Gihamya ni nyinshi cyane, zirahari ni nyinshi cyane. Reka nkubwire nti rero, ibi rero byose bituma ugira amahoro yo mu mutima. Iyo umaze kubigeraho ukabisoza kandi ubikoranye kwizera Uwiteka, ugabanya za stress no kwiheba, kandi ugakurana imitekerereze myiza, ukumva ko unezerewe, yaba ku mutima, ku mubiri, mu bwonko, byose no mu mwuka, ukumva umeze neza nta kabuza. Hanyuma kandi ugomba gukomera no kudacika intege, ukanangira kwitera icyizere, ukabyanga. Wikwitera icyizere, kuko nta muntu n'umwe wundi uzava ikantarange ngo akugirire icyizere. Never. Reka mbisubiremo, mbigusubiremo, ubyumve neza, ubyandike ku mutima wawe, ushyira n'ubwenge bwawe. Hanyuma y'ibyo byose ugomba gukomera kandi ntucike intege, ukanangira ukavuga uti ndanze, sinzitera icyizere na rimwe bibaho, kuko nta muntu n'uyu n'umwe uzava ikantarange ngo akugirire icyizere. Reka mbigusubiremo bwa gatatu, nta muntu n'uyu n'umwe uzava ikantarange ngo akugirire icyizere waritereye icyizere. Ibi ni ingenzi mu buzima bwa muntu. Mugenzi, uwumva niyumve, ufite amatwi niyumve, ureba narebe, icyo wakora cyose uvuga iti ibi bintu ngiye kubikurikiza. Gukura mu bitekerezo rero no kwigira ku amakosa twagiye dukora ni menshi, kakira agakiza, gacukubira n'ibyo bintu bibi, noneho ubundi ya makosa ukavuga uti okay, iri kosa reka rimfashe inyigisho z'uko ngomba guhindura ubuzima bwanjye. Ibi rero
ugomba kubigira intwaro izakugeza ku ntego yawe, kabone n'iyo haba harimo ibibazo. Ibyo ni byo ugomba gukuramo iryo somo, ibibazo wagiye unyuramo, ibyo wagiye ugiramo uruhare, ibyo utagizemo uruhare, kuko byose biba ari uruhurirane. Hari ibikubaho kubera ko ari wabyikururiye, hari ibikubaho kubera ko wabikuruwe n'abandi, hari ibikubaho kubera ko wabijyanwemo n'abandi, hari ibikubaho kubera ko wasubije gutya na gutya, ariko byose umaze kubimenya ibyo bintu ucukubiri nako, ucukubiri nabyo, ukaba uriwe no matter what. Ibyo abantu bavuga ko abantu bazavuga, waba mwiza waba mubi, wakora iki wagira ute, ntawe uneza rubanda. Baravuga bakavuga, kuko burya bavuga kubera ko baba bakavaringa, bahisha ibyabo bibariho, noneho we bakakujyaho, ariko ukuri kukagaragara nyine, kuko ukuri byanze bikunze kurasohoka kwishakira inzira, no matter how long it will take. Igihe cyose bitwara ukuri kugaragara kuza hanze. Nta mpamvu rero kwivuna ubeshya uvuga abantu, kuko benshi bakorwa n'ipfunwe nyine, bakanabona bakavuga bati duhunge, bagahunga bakava mu nzira, ko batangira kubona bya bintu twavuze, ibyo twabwe byose kuki atari ko biri kugenda, kubera ko nyine hari ukuri ku ruhande rundi tumvise, kandi ukuri noneho gushyizwe hanze kujya ku karubanda, kwata amazi imitego yose yagiye itegwa muntu, ku buryo wahita ubona noneho ibyakorwaga byose bitangiye kugira ubusobanuro none bufatika. Niyo mpamvu rero wa muntu ufashe uruhande rumwe ntiyumva urundi ruhande, uwo muntu ujya umugendera kure cyane. Mbere yo guca urubanza, ni isomo natwe twese twiga, banza wumve impande zombi, wumve uko ibintu byagenze. Niba utumva ibyo bintu, ushatse wajya wicecekera. Iyo hari ibibazo rero, ibyo nibyo ugomba gukuramo isomo riguteza intambwe yawe ya buri munsi ugana ku ntego yawe. Ukavuga uti Mana, dore aho wankuye, dore aho wangejeje, dore aho nshaka kujya. Ese imyaka 2, 3, 5 nzaba ndi he? Bizaba bimeze gute? Akariko utangira gutekereza. Shyira Imana imbere, ibindi byose bizaza byiyongeraho. Igihe cyose wamaze mu ijambo ry'Uwiteka, igihe cyose wamaze abantu bavuga ngo nubusa ntibabizi, kuko buryo igihe cy'umusaruro kirageze. Mu gusoza rero, nongera nkwibutse ntukandeho like, ntubyihererane. Abakomeje kwiyandikira muri benshi, namwe ndabashimiye, kuko binyera ko munyote ukuri, munyotewe guhindura ubuzima bwanyu, mukaba abantu bari bo Imana yabaremeye kubabo. Reka nanjye nihero rero nibwire nti birashoboka cyane ko umuntu ashobora kuba umuremyi w'ubuzima bwe, agahindura ubuzima bwe, akabufata akabuhindura, ugahindura icyerekezo ubuzima bwawe bufite uyu munsi, binyuze mu bitekerezo byawe, intumbero ufite nuko witwara mu gushyira mu ngiro ibyo wiyemeje. Ibyo bintu bibyiyemeje, ugafata icyerekezo, noneho ukanyuza mu bitekerezo byawe, ukaba iyo ntumbero nuko witwara mu kubishyira mu bikorwa, byanze bikunze ibyo wiyemeje bizakoreka. Ibi byose rero bishoboka iyo umuntu yize kuyobora ibitekerezo bye. Ibitekerezo byacu ni ugutangira kwiga kubiyobora, kuko bituma dushobora guhindura ubuzima bwacu bukaba bwiza uko tubyifuza, kandi nk'uko Imana ibitubwira, cyane cyane tuguma mu nzira zayo. Ibintu birashoboka. Reka mbigusubiriremo, uko uhindura icyerekezo cy'ubuzima bwawe, bwa bundi uyu munsi bwakugoye, abantu bakuvuga hirya no hino, ibyo bintu bigomba kunyura mu inyurabwenge yawe n'imitekerereze yawe, ugafata iyo ntumbero, uko witwara ukabihindura, ukavuga uti ngiye gushyira mu ngiro ibyo niyemeje. Ibi byose nkurikije ijambo ry'Uwiteka, icyo nizemo, icyo rimbwira, kuko rimbwira ko ubwenge bwanjye n'umutima wanjye nibihuzwa, byose bizatuma nimbura iyo misozi. Yaba iyo misozi y'ibibazo ufite, imisozi y'amaganya, imisozi y'ubukene, imisozi yose iri imbere yawe yimure, kuko birashoboka, byose ni mu mutwe. Nkabashimiye rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, toda raba, tov meyo.